kandi ndirusha ko narutambukana amaraba ibitugu byigurana imigeni intwaro itabira intwaro kibambanega mfite ubumuga bw'ingingo. Gakondo Rio Empire. Ikaze kuri Gakondo Rio Empire muri ya gahunda yitwa garagaza impano yawe, tukaba twakiriye umutumirwa aratangira twibwira. Murakoze cyane, ni NDF Bicu Birenga, ubwo ninderekanye Fidele mu magambo ahinnye. Bicu Birenga ni izina ry'ubuhanzi, nderekanye mwene Bizimana wa Ndayazi wa Mayuya wa Sekidende cyankuba nkuba ya Muhukuzi, kandi ndirusha ko narutambukana amaraba ibitugu byigurana imigeni intwaro itabira intwaro kibambana igareje ikibando rudetsimburwa ku rugamba nsanze rukomeye ncura inkombe ntambara mwanzi gahoshoroka. Naho murakoze. Nkuko bigaragara ufite ubumuga. Mfite ubumuga. Ubumuga umeze gute? Mfite ubumuga bw'ingingo. Hari amakuru dufite ko hari igihangano cy'abafite ubumuga waba uri gukora. Ese icyo gihangano cyitwa gute? Nibyo, ndi gukora indirimbo ndumva iri kurangira yitwa Turashoboye. Impamvu y'iyo ndirimbo cyane nuko abafite ubumuga kenshi usanga bapfobya bagateshwa agaciro, ariko nabo barashoboye. Nge nasanze udashoboye kimwe yakora ikindi, bakungiranya bose bakagira icyo bageraho. Muri iyo ndirimbo yawe ni ikihe gice kigufasha urananakituririmbira? Murakoze. Hari igitero cyitwa tubabazwa n'amazina mutwita mutwaka ubumuntu. Reka ndirimbeho mwumve. Tubabazwa n'amazina mutwita mutwaka ubumuntu, mukatwita ibicumba ibihuri nyamweru na ruhuma, ibimuga ibivejuru n'ibiri marima, nimukadutuke ngo mutwicire imitima. Urakoze cyane kuba icyo gitero ari cyo hisemo. Dusobanurire. Mu buzima tunyuramo, aho tunyuramo hirya muri community, aho tugenda mu nzira hirya abashoboye kugenda, usanga abantu batwita amazina koko, bakatwita amazina atari meza, dupfobya, dutesha ubumuntu, adutesha agaciro. Rimwe na rimwe bamwe b'intege nke bakiheba. Ubwo natambutse ahantu numva abana bahawe indirimbo yo kujya bambona bakaririmba ngo dore ngo gicumba, ngo gicumba cumba cumba gicumba cumba cumba. Nkumva nyine mfite ipfu, nkumva birambabaje, bituma nshaka kubagira inama, kubabwira ko umuntu ucumbagera cyangwa se umuntu ufite ubumuga nawe ari umuntu nk'abandi, atakwiye guteshwa agaciro mu byo akora, kuko nawe ari ikiremwa cy'Imana. Nicyo cyatumye nshyiramo icyo gitero. Murakoze. Ndumva bibabaje, gusa abantu bakwiye guhindura imyumvire, bakumva ko ufite ubumuga nawe hari byinshi cyane yakora agateza igihugu imbere. Ikibazo nakubaza, ese intumbero ufite ni iyihe mu rugendo rwawe rw'ubuhanzi? Murakoze. Ubuhanzi ndumva ngomba kubukomeza, kandi koko ndakataje kugeza nshaje, nubwo nubundi nshaje, ariko ngomba gukomeza ndetse nkigisha n'abandi bafite ubumuga kutiyumvamo ko barangiye, ko badashoboye. Nkabigisha, uwo nakwigisha kuririmba nkamwigisha, uwo nakwigisha gucuranga nkamwigisha gucuranga, yewe imishinga iranyuranye, ubukorikori buranyuranye. Umuntu ufite ubumuga nawe namubwirira mu ndirimbo, nawe akagira icyo yagana mu bukorikori cyamufasha kubaho, kuko ubuzima burakomeza. Uri umuntu mukuru rwose mu gisate cy'imyidagaduro, entertainment. Ufite ubumuga afatwa gute? Ese muri make afatwa gute? Tubona kenshi abafite ubumuga batisangamo, batagaragara. Muri bo bashobora no kwitinya ubwabo, kubera ko nta muntu wabibabwiye ngo bumvise yuko nabo bashobora kugana ubuhanzi, ubugeni, ubukorikori. Ariko nabo bagaragara bishobotse, babibwiwe, bakagirwa inama, bagafashwa, haba mu nzego zinyuranye zikabatera inkunga, bagashobora kuva aho bari bakagira icyo bimarira, nabo byashoboka rwose. Ariko ntabwo bagaragara cyane, ubona nta mbaraga zirimo mu bantu bafite ubumuga. Murakoze cyane. Ikibazo kindi nabangiye kukubaza, ese kuririmba ufite ubumuga wumva bitakubangamiye
se ntabwo biguteye impfunwe? Kuririmba mfite ubumuga ntabwo bimbangamira, mbikora rwose numva nishimye, kuko hari ikintu bijya bingaruramo mu mutima, numva bingarurira icyizere, bimpa umwanya wo gutekereza ku bumuga no gutekereza ku bandi bo hirya no hino babufite, bigatuma numva ngira icyo nababwira, umutima wanjye uhita utuza rwose, numva nduhutse, numva mpumetse neza iyo ndi kuririmba, niyo ndi gutekereza ku bintu by'ibihangano. Urakoze cyane. Ese bagenzi bawe bafite ubumuga butandukanye wabagira iyihe nama kugira ngo nabo babashe kwitinyuka, kuko hari igikorwa cyitwa garagaza impano yawe hano muri studio yitwa iGospel Record, dufite gufasha abafite ubumuga. Ese wabagire iyihe nama kugira ngo nabo bisange mu myidagaduro, bumve bishimye nkawe nkuko ubivuga? Murakoze. Nshingiye ko ibintu byo guhanga, kuririmba cyangwa gucuranga bimpa ibyishimo, umutuzo w'umutima rwose, abifuza ko twaba turi kumwe bagomba kuza tukiyungayungana, tukigishanya kuririmba, tukigishanya gucuranga, ndetse tukaza hano muri studio tugakora indirimbo nyine abantu benshi, tugatanga ubutumwa abantu benshi bakabwumva. Rwose ni ukutitinya, ni ukutisuzugura, ni ukutiheba, bumve ko nabo bashoboye, baze tubikomeze twishyire hamwe mu buhanzi, rwose ntacyo bitwaye. Okay, ikibazo cya nyuma dusoza, ese mu mbogamizi uhura nazo ni iyihe nkunga wumva waba ukeneye kugira ngo nyine ubashe gukora umwuga wawe w'ubuhanzi neza nk'uko ubyifuza? Murakoze. Imbogamizi njya nkunda guhura nazo kenshi birumvikana bari iz'ubukungu, abari iz'amafaranga. Iyo ubuze amafaranga nk'ayo gukora video uko wayifuzaga, gukora indirimbo muri studio ngo ikorwe neza, itanga ubutumwa neza nk'uko byifuzwaga, mba numva ari ikibazo. Nkaba rero nasaba ko abafite ubushobozi, abafite uburyo, ndavuga nka leta, imiryango itegamiye kuri leta, abumva bashyigikiye izi mpano z'ubuhanzi, cyane cyane na minisiteri idushinzwe, ko badufasha mu bishoboka byose, tukabona support mu gukora indirimbo, tukajya muri studio nyine tukabitunganya. Kandi rwose iyo badashyize abafite ubumuga ku ruhande, ibintu byose biba bizamukiye rimwe. Mbonereho no gushima cyane leta y'u Rwanda, kuko leta y'u Rwanda yashyize imbere uburyo bwo gushyigikira abafite ubumuga, irakataje rwose, ntabwo yicaye. Badufasha tukagira icyo tubona, tukazamura imishinga yacu, tugahabwa amahugurwa, tugahabwa ibishoboka byose, ku buryo icyo dutekereje, ibitekerezo byacu natwe byakunganira ibindi by'abandi, tukazamura igihugu twese hamwe, tukagendera hamwe. Murakoze kandi birashoboka. Namwe murakoze cyane. Nongeye gushimira abo twabanye mwa kino kiganiro. Hano hari kuri Gakondo Rio Empire. Mbibutsa gukanda subscribe, like, comment and share. Ikiganiro cyacu nakagaruka. Ciao ciao. Gakondo Rio Empire.